muraho neza abakurikiye ishusho TV nge nitwa Tuyisenge icumu ry'ubucunzi rizira gucuka abacuzi bacuze umuheto wanjye suba vuba n'ubukombe na uramvuye imwurire mu nyana z'inyambo ndo abanyamahanga bakurikiye nagera hitegere mu mpinga ibwana cyambwe impembe nkazihuza ngakora mu mutana nk'abacumita icumu ry'indangagaciro na kirazira mu rubavu mu kiganiro intango dukomeje n'ubundi kwizihiza umuganura mwaka wa 2024 turi mu karere ka Rwamagana ariko turi mu murenge wa Munyaga mu kagari ka Nkungu. Abazi amateka y'u Rwanda muzi ibijyanye n'inkuru mbi ya Nkungu, Nkungu na Munyaga, muri Nkungu cyangwa muri Munyaga y'Abakemba. Ubu rero noneho turi neza iruhande rw'igiti cy'umuguruka giherereye nyine muri Nkungu Nyamunyaga nyine nk'uko babivuga. Icyo giti nicyo bivugwa ko niho bivuga ko umwami w'u Rwanda Ruganzu Bwimba yaguye. Murabyibuka ni inkuru ndende ituruka kuri Roganyiramatekeri kugeza ubwo Ruganzu Bwimba cyangwa bavuga ngo Musinde yarenze akarwa. Ibyo byose bavuga ko rero ubwo Ruganzu Bwimba yageraga kuri iki giti nyine cy'umuguruka yaje kuhakomerekera agiye kuba umutabazi w'umucengeri mu Gisaka aho mushiki we Robwa yari yarashyingiwe, hanyuma akaza gukomerekera hano agafata akababi ngo akihanaguza amaraso, ubundi nyuma akaza kubura nyine cyangwa kuko umugogo we ntiwigeze uboneka, nyuma aho yaburiye hakamera kiriya giti. Rero n'ibindi byinshi rero abashakashatsi abanyamateka batandukanye baraza kutuvira imuzi n'umuzingo byinshi bitandukanye, ntimuze gucika. Naho hantu hatangiye umwami Ruganzu Bwimba atanga yaraje nk'umutabazi w'umucengeri mu gutabarira u Rwanda rwa mu gitero cyo mu Gisaka. Hanyuma rero mu gutangira rero twaje kuhasura nk'ahantu hari ibimenyetso bigaragaza ayo mateka. Ikimenyetso nyamukuru kihagaragaza nubwo icyo tuza ku byo tugiye gusura hamwe hashangutse, ariko naho yatangiye abasesenguzi b'amateka bamwe batubwira ko haba aho yatangiye harameze igiti cy'umuguruka cyo cyamaze gushanguka. Abasaza batuye hano badusobanuriye neza ko iki giti cy'umuguruka cyaguye mu mwaka wa 2001, ni mu myaka myinshi yari ishize. Hanyuma ariko nyuma yo kugwa bakemeza ko iki giti kiri inyuma hano nacyo tuza kureba neza mu kanya gishobora kuba ari cyo cyahashibutse. Mwe bakemeza ko ashobora kuba umuzi cyangwa se urubuto rw'icyo kindi cyaguye. Byo kuri cyaguye nacyo cyari gifite ino shusho. Aho tugiye kuza kubona muraza kubona ko ari ahantu hanini cyane. Tugereranya mu gupima twabonaga ari igiti cyari gifite umurambararo uri hagati ya 5 na 6 ndetse bakatubwira ko mu kuhugama baje kuhugama, nyuma yo kuhugama baza no kujya bahatwikira baharunda imyanda. Ubwo nabahinze gishyamo mo imbere haza gucikamo nk'ikimeze nk'umwobo, ku buryo abahinzi iyo imvura yagwaga bajyaga kuhugama. Bishobora kuba ari byo byaje kugikurizamo kuza kuranduka kikagwa. Mu kugwa bakatubwira ngo nanone ko cyaguye kivuye hano hasi kikarenga hejuru kuri ririya shyamba. Nabyo wagereranya ugasanga gishobora kuba cyari nko muri metero, hejuru ya metero 100 z'uburebure. Naha rero tuje gusura, mukunze twasura tukabereka aho nibura ibice bya nyuma by'icyo giti gikuru hano biherereye, nubwo bunini twavugaga. Hanyuma nyuma yo kuza gusura aho ngaho igiti kindi kinini cyo ni iki nacyo kiri hano kikaba kiri hagati y'imyaka 60 n'imyaka 65 kibayeho. Biragaragara ko ari igiti kigifite ubuzima, ari igiti nanone gishobora kuzamara indi myaka myinshi. Murakoze. Nibwo nivuga ngo inkaka turukabesha ku mutwaro w'umashana. Ni inkaka rero. Ni inkaka y'Ubukemba bitwa Abakemba rero. Bakwa Semihari. Abakemba se ubundi aha hantu bari bihariye ni hehe? Agace kanyu mwarwanaga cyangwa se mwarindaga karakara? Hari agace se bagiraga. Ni baratabaraga nkuko nabo ingabo zitabara.
baba barimo kumashana ibunaka bukemba bakajyayo bagatabara nk'uko bari abasirikare bacu batabara igihugu cy'u Rwanda. Ariko n'ubu turacyakomeye, ntubona ko Kagame yohereza abantu ahandi kujya gucunga umutekano, nanjye ndawucunga inahangaha, gucunga umutekano. Abana iyo bagize ikosa barampamagara nkaza guca urwo rubanza rwabo, mbabwiriza imico myiza. Ubu tugeze mu mico myiza cyane rwose. None se muze mwakomeje rero ku buryo ngo u Rwanda rwarwanaga n'Igisaka kuri iyo ngoma y'umwami Ruganzu, batubwira ko ari umwami Ruganzu wa mbere bw'imba. Abakemba bari bahari icyo gihe mu barwanyaga Igisaka, n'abakemba ingabo z'abakemba zari zirimo. Abakemba babayeho kera. Abakemba se ku bwa Rwabugiri ntabwo uzi ko barwanaga nabo baragendaga. None se ntabwo uzi ko Rwabugiri yagiye ahindura, u Rwanda ni rwari rutoya akaruhindura. Yararuhinduye, arabazana agera akarwe k'abahinda ku Mandagara Ruhinda. Bukeye aranyaruka agomba kugera hariya i Masaka, naho Nkore yose yari yayihinduye u Rwanda ku butwari. Nkore yari u Rwanda. Ibijyanye na Ruganzu Bwimba nuko yaje biza kugera kuri kiriya giti twabonye n'ibindi. Hariya kuri Ruganzu Rwimba ntabwo ayo mateka nyazi, ndumva ya Ruganzu. Reka tuvugira amateka y'abakemba, aya Ruganzu. Amateka y'abakemba bararwanaga bakanyaga inka, bakabita agashyitsi bugariraho, aribo bajyaga bita abashimusi b'inka, ntibaba abashimusi. Ni ubutwari yagiraga, ni ubutwari, ntiyazijyanaga akazibajya agira ukundi. Ariko wa wundi nyiri ka gasozi akaza akamusanga akazimusubiza, ariko akazikuramo ikimasa cy'inkanda y'abo bagabo bazizanye. Ikimasa cy'inkanda ubwo ni bivuze? Inkanda bambaraga inkanda, none se bari bafite imyenda, bambaraga inkanda. None se watubwiye ko iyi nkungu na Munyaga byose, Munyaga yitiriwe abakemba, kandi dusobanurira ko abakemba bari hose mu gihugu. Kubera iki noneho Munyaga yihariye kwitwa iy'abakemba gusa? Mu gihugu cyose u Rwanda rwose rwarabakemba. Oya, ni intwari z'Imunyaga, ni intwari z'Imunyaga, ni intwari, byari intwari bikomeye cyane, batapfa kumererwamo, babarushaga kurekura. tujya twumva amateka ngo nibo bakundaga, iyo bashakaga, iyo abandi bazaga kunyaga inka n'ahanga ngo nibo bazigaruzaga. Abakemba barahaguruka bakajya kuzizana, ukamuhamagara uti bantwariye inka, akagenda akazana intwari ze bakajya kuzizana. Ubu mugeranyije n'umuco w'iki gihe, mubona ubwo butwari bw'abakemba bukiri hano mu Munyaga? Oya, twafashe umuco muzima wa gikirisitu, turiga, abanyagaga barabireka, tujya mu ijwi ry'Imana. Tubita abajura, tukabafata tukabafunga kugeza kuri uyu munsi. Abo ngabo banyagaga dusigaye turabafunga. Naho icyo gihe niyo mateka bakoreshaga. U Rwanda rwaragutse, rwabyaye rwinshi. U Rwanda rwaragutse. None se ntureba ko Igisaka kwabazimye baruregeye mu Zirankende habaye kimwe, hakaba u Rwanda. Ubundi harimo abami b'agahihi. kuri icyo cy'abami b'agahishi muze ngo ubundi ngo Igisaka cyari cyarazonze u Rwanda ngo cyararunaniye. Bazimye baruregeye mu Zirankende. N'ubundi ubwo se Ruganzu yari igitaka, azize ikindi yaziraga Ruganzu. Abanyagisaka yari yaje yageze hano inkungu ndetse. Hano noneho rero twebwe twari bahagaze hano kuri Kiryango, hakuno k'umugabo witwaga Byeneka, niho bari. Ageze rero ngo aragera aho ngaho, rero n'amabanga yabo ararigita, ajyana n'umutwe we. Nibwo hameze umugina umeramo umusumba, ari bwo ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi. Hakunze ngo mwakuze babwira ko uriya musumba ngo ari igitangaza, ngo wibeshye ukawutema ngo uva amaraso. Ibyo bintu ngo byari bimeze bite? Iby'amaraso sinayabonye, ahubwo twatebanwaga kugira ngo turase tuwurenze imyambi, bamwe ntibawurenze, kereka yewe narawurengeje. Yewe wari umusore ubarusha. Ntangiye Imana yampaye ubwenge rwose, nkajya ndekura. Ubu nzi kurasa birenze kamere.
ndakwirarira hose dore nguyu mukuru wanjye Ndimbati narashe no mu mwashi nguyu umwashi w'inguyu hatabaye harya bamenye navuze kubanza mu busore bwawe wari ukaze cyane nari nkoze mu mico byiza ariko oya n'amashagaga nyine bya gisore oya n'ubu sindagiye kubona kubatera mu igicu icyo waza nakikubwira ntabwo mpinda ubwo biba biragaragara rwose ko mu busore bwawe hari hahagazwe no guterana nawe kuganira nawe naganira nawe imyezi ibyiza ushaka nkabikubwira urubanza rwakunaniye kukaza kwamaza nkakubwira tuzabigire dutya icyo umugabo abera kubazwa ikibazo abakemba bavuze ubutwari ko bari intwari igihe batabaye nako noneho bacyuye umuhigo cyangwa bacyuye intsinzi barangwaga n'iki barataramaga se n'uwo mwihariko bagiraga igihe babaga bari kuvuga amacumu y'uburyo urugamba rwa urakoze nawe urabyumva iyo abantu batabarutse bavuza impundu bavuzaga impundu bakishima bagaterura ikibindi cy'abakemba bakagishyira nk'imiheha 8 bakanywa iyo nzoga kandi yabaga ari inturire uzi icyo ari cyo ni ubuki bugiye mu nzoga y'amasaka ni inturire bakayiterura bakayinywa bakivuga kuko batabarutse bakururusa impumbya ubundi babaga bambaye impumbya umugore wawe yicariye intebe atahaguruka aho ngaho akomeje iry'iburyo nuko bamwatabaruka rero bakavuza impundu dusobanuriye kwambara impumbya ni gute indirimbo bagiraga indirimbo tujya twumva ngo hari nk'imbyino y'umujyongo umujyongo ni umujyongo abanyagisaka nibo babyitaga ikinimba n'ubundi abakemba babyinaga umujyongo ubwo babyinaga gute ni ukubyina arabyina akaterera agashinga amaguru akayageza hasi cyane ukumva aradidira neza akaza kuva hariya yivuga nk'uko nicaye uku nguku mukava hariya yivuga akaza agasanga abakuru hano ababyeyi bicaye bari ababyeyi nk'uko nicaye uku nguku ubwo rero babaga bishima ariko cya kibindi cyabaga giteretse ku rugata. Nitwa Munyankindi François. Munyankindi François utuye hano muri uyu murenge wa Munyaga cyane cyane muri aka kagari ka Nkungu mu mudugudu wa Kiryango. Na yahe mateka wumva avugwa kuri iki giti? Kuri iki giti rero amateka kuri iki giti uko nanjye naravutse nkisangaho sanga cyarakuze, ariko amateka numvishije nuko umwami yarwanaga niba n'umwami w'Igisaka aza yirukanka ngo bahunga ageze hano ahita ari giti hari gisengo haje kumera haje niba akababi ngo karaje kikubita aho ngaho kikubisa aho ngaho nibwo kazamutsemo ngo kino giti kamaze kuzamukamo igiti nibwo bakise bati ni umuguruka. Noneho igihe kiza kugera ngo cyaje kugera cya giti kirakura abantu bakajya bagenda bugamamo imvura bahinga ahangaha. None igihe kiza gukura kigejeje sinzi ngo nabigeze kuza kugitema, urugero biza kuza kugitema bagitemye ngo kiza kuva amaraso. Kije kuva amaraso bati ko igiti kivuye amaraso bati ntimwongeye kugitema. Igiti gikura gityo kirongera ubutaka burasubirana, ariko twakuze tubona aho handi bari baratemye twarahabonaga. Ubwo igiti kirakura kibaho ngaho nibwo cyaje kugira ibingibi byashibutse aha ngaha. Ni imbuto keraga ibintu bimeze nk'amadegede, ariko byamara gukura cyaturika kikavamo ikintu kimeze nk'urubuto. Rwa rubuto no rwavuyemo ibi biti, hari n'ibindi batemye byashaje. Ubwo igiti gikura gityo, none ikintu kiza kugera igiti kiza kurunduka aho cyarumutse, ariko bagize ngo abana bajyaga bazanaga ibyatsi bagacanaho gutya
bacana kirashya abantu bakagira bati ubu nyine twugamagamo gutya cyari kimeze gutya none tukugama ahangaha none abana baza gucana muri wa muzi wasigaye gutya hagati bacanyemo uyu munsi harashya uburemere bwo hejuru nibwo bwatumye kigiye gute nibwo bwatumye kirunduka.